Yes, ladies and gentlemen, reka nizere ko umeze bo sana mbahaye ikaze ku kibuga cy'indege twaje kwakira Senior n'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda akorera igitangazamakuru cya SKFM ariko by'umwihariko avuye mu gihugu cya South Africa. Ewan, my brother, umeze neza? Ewan, ndashima Imana cyane. Aho ni sawa cyane kabisa. Umeze uteze? Ndashima Imana. Ndashimana kabisa. Kwabaye inzobera? Aya ni bisanzwe. Izo ni injoga zawe ni bisanzwe. Duherukana hano bwa mbere dukora ikiganiro aha ngaha wari ugiye mu Misiri. Nubwo gukwana ikiganiro aha ngaha 2024 wari ugiye mu Misiri ariko twongeye twagarutse n'ubundi. South Africa se byari imeze gute? South Africa hari hameze neza cyane nta kibazo kabisa. Hari klima imeze nk'iyo mu Rwanda. Turebana neza kugira ngo dufate neza cyane. Hari klima imeze nk'iyo mu Rwanda nta ibisanzwe nyine nani. Hanyuma urebye uko urugendo rwagenze equipe y'igihugu yaratsinzwe nk'ijisho ry'umunyamakuru mbese wari duhagarariye equipe y'igihugu y'u Rwanda abonye yarazize iki? Yazize byinshi. South Africa iraturusha muri karite z'abakinnyi ku mutoza. Ikipe kurusha abakinnyi ikakurusha umutoza igakurusha gutegura mu buryo bwose ni ikipe iteguye. Twazize byinshi tubona ko hari urugendo rugihari runini cyane rwo gutera kugira ngo tugere kuri level yabo. N'ubundi twagiye gukina tudafite nayo mahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi n'undi bari baturi imbere. So twazize byinshi utavuga ngo ni iki aka kanya. So ni ukwicara hamwe tukisuzuma mu ngeri zose twareba uburyo abakinnyi bacu bategurwamo. Ese ubundi bakina kuri standard imeze gute byinshi. Hanyuma se hari ikirenzi wowe nk'ijoro ry'umunyamakuru hari ikirenzi ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari gukora kirenze kiriya? Ntacyo. Nukuvuga ngo nta bushobozi u Rwanda rwari rufite burenze buriya uko nta kundi kuntu u Rwanda rwari gukina ngo nibe kuri umupira n'umupira. Ariko South Africa yari bizi neza ko gutsinda match bishobora kubahereza itike yo kujya mu gikombe cy'isi nayo kujya gukina niyo kipe ifite iyo tension imbere y'abafana bayo. So baje biteguye mu buryo buhagije. Twe rero tugiye gukina nyine bibaye byiza twari kunganya cyangwa tugatsinda ariko nta ntego twari dufite kuko nubundi twe twaramaze gusezererwa mu gikombe cy'isi. So mbona ko twagiye no muri ramukino n'ubundi South Africa ifite amahirwe menshi yo kudutsinda. Yego navuga ngo ni umwaka usanga utagendekeye neza ariko no ku ikipe y'igihugu wagenze neza ariko no ku makipe yaragaye u Rwanda yaba za Rayon Sport yaba na APR Football Club ndetse n'ikipe y'igihugu ntago birangiye neza. Umuntu avuga ngo no gutegura umwaka utaha. Ni ugutegura none se ibyo tuhoramo iyo zisezerewe tuvuga ko ari ugutegura umwaka utaha n'undi mwaka zigasezererwa akavuga ko ari ugutegura umwaka utaha. Niki wavuga kuri Shema Fabrice president mushya mu gihugu w'umupira mu Rwanda? Ni umugabo navugaho nk'ibintu nka bibiri. Ni umugabo uzi umupira ariko ukeneye gukora impinduka akubaka systeme ye kugira ngo azabone umusaruro. Yego. Ubwo nibyo bintu bibiri. Yego. Hanyuma kubaka systeme no guhindura no kuvugurura no guhindura uburyo amakipe y'ibihugu ategurwamo uburyo abakinnyi bahamagarwamo izindi mbaraga zakwiyongeramo mu ikipe y'igihugu. Ibintu nk'ibyo impinduka zo yatangiye kuzikora muri championnat umubare w'abanyamahanga bariyongereye uburyo champion ibihembo byagiye byiyongera. So akeneye no gukora impinduka mu ikipe y'igihugu. Yego. Hanyuma reka tugaruke inyuma nka brand nk'umuntu ukomeye cyane n'ubundi Ricard twigaruke cyane inyarugenge hari byo cyane byenda bivugwa hari amagambo yigize gutangazwa mbere avuga yuko wenda biravugwa ati ishimwe Ricard uko twekeze ku ikipe ya APR Football Club ko hari bamwe mu makinnyi ngo badaguha ibisobanuro ngo bikanavuga yuko ushobora kuri umwe mu bakinnyi cyangwa se ushobora kuri umwe mu banyamakuru ngo hari umukinnyi ushobora kugusagurira ku mushahara we ubivuga iki? Akarikezi miribunzanyemo umukinnyi ugira gute ugusagurira ku mushahara we ayasagurira jewe se kuko byagenze gute kuko ngo hari icyo mufasha iki nyine gukina simbizi nayo ubu nabanje kuri byo ni ibintu by'abasazi karike byo ni ibintu by'abasazi batazi ibyo bavuga. Umukinnyi isa gusagurira gute ku mushahara? Byavuzwe yuko ejo bundi Mamadou Sy ndetse na n'umukinnyi witwa Daouda Sifu bahanwa bikavuga yuko ngo ari wowe munyamakuru ngo bisobanuye. Sinzi aho babikuye kandi nge munyamakuru bisobanuyeho gusa icyo nibuka ko bari mu Misiri ndi mu bantu bakozeho inkuru yabo
ku kibazo cyari cyabaye niba byaraturutse kuri umunyamakuru ashakira source ahantu henshi cyane ntago abakinnyi bafite management bafite nawe uri umunyamakuru urabizi ushaka inkuru ushobora kureba ucano henshi cyane ntago bivuze ko narebye abakinnyi so ibyo bindi rero byaje ku ruhande nawe wabyumvishe gutyo nabyumvise gutyo ibyo nibyo basazi sinjya mbe agaciro Karikeza hanyuma so utekereza ko byaba byaravuye byavuye nyine kuba ashaka kubivuga gutya nurise wowe no nk'imitekereza nka Rikari yobonye ari wowe mu bantu bose batoranyijwe muri icyo gihugu ari wowe bivugaho cyangwa se byavuzweho utekereza byarashingiye kuki nuko ari ngiye wakoze inkuru yerekana indi version ninjye wayikoze ariko se ukiri kwa ngaho hari ibivuga yuko bari abakinnyi bashobora kuba bataranatorutse cyangwa se bavuga ngo ni ikinamico ngo ishobora kuba ngo yarakirwe ngo yanditswe ngo byanga wajaga baje kubishyira muri cyangwa se baje kubishyira mu ngiro wowe ubivuga iki jewe rero version yanjye narayitanze amakuru narayifite narayitanze ikipe ya Peri yegeze mu Rwanda abakinnyi bakoze imyitozo ishyorongi nyuma basohora tangazo yuko bahagaritse iminsi 30 twategereza iyo minsi 30 niko mbyumva iperereza rirangiye ukuri kuzagaragara niko byumva wowe ubona hari amakosa abakinnyi bakoze je erega ndi umunyamakuru nakoze inkuru ivuga ko abakinnyi batasohotse ku makuru ntari mfite jewe ntago magarara abakinnyi ba Masina na Dauda je version natanze na makuru nari mfite ntago nje kubadefanda rero ngo wenda ngo nje kubaburanira version natanze ni amakuru nari mfite so reka dutegereze iminsi 30 babaharinye ikiperereza ikipe ya Peri yavuze rizabyara na nubu rakemanya ko abakinnyi batasohotse kugeza ubu amakuru nari mfite niko yambwiye n'ubu niko mbyumva nubu niko bimeze bivuze ngo nta yindi makuru abonye yisumbe ntayo ndabona yandi yego nta yandi ndabona cyane ko navuganye nabegereye abakinnyi bakansoba n'undi bageze ni Kigali ibyo bambwiye bakiri Kairo nibyo bongeye bakansobereramo hanyuma tugaruka n'ubundi navuga ngo izina Rikari cyane magena rigaruka cyane nimba ruko navuga ngo wamaze kuba icyamamare hatari umwe mu banyamakuru bakomeye cyane hari n'akantu uri hangano nako ngene nkakubazaho n'ubundi kuko ufite abakunzi benshi cyane tunabigaruke hari bijyana cyane bizamuka kuri social media Rikari yagiranye ikibazo n'umuntu n'umutwe Jessica zo bipangu kuri social media umusubiza goti gutya na gutya ati turizura cyari mutoya naza akagusubiza ati mu ntambwe 18 wizanyemo ati birakomeye cyane bigasa nkaho nyine navuga ngo hajemo sambaratika sasa rero Karikeza kamubwira akantu kamwe tubyo uramu gentleman ntago tuziranye nakurikiranaga ibiganiro bye ku social media byashyiragaho mu buryo busanzwe nkuko nawe wabikurikirana until mvuye ndio yatangiye kumvugaho tuvuye ku Murindi kakabazo kari karabaye nibwo yatangiye kuvuga ibintu nyine akakora inkuru nyine ukazumva ukazishaka ukabyumva nyine muri ya content ye so mbonye atangiye kuko giye kuntuka ntacyo byantwara untutse nundi ngumba nirikari nta kintu na kimwe umuntu yantuka ngo mbe ariko sizina rya naho ryangirika ntago ryakwangirika natutswe nuriye afite content ikoze mu bitutsi ntanuka ngengo wese ari we yatutse sakagira icyaba nta ibyo ntacyo byari bintwaye my guy nta kintu kimwe byari bintwaye ahubwo yaratangiye kurengera nta n'ikindi kintu namubwiye namwibukije ko iki gihugu cyiza cy'u Rwanda tubamo dutuyemo dukoreramo buri muntu wese ari hasi y'amategeko nicyo kintu namwibukije sinigeze mutuka nibukurikira social media zanjye sinigeze mutuka icyo nakoze nuko umwibutsa yuko ibyo ari gukora harimo ibigize icyaha ariko duhera kuri aho ngaho mbere ntabwo byakundaga kubaho ko wowe navuga ngo ukubitwa ngo ni counter attack ku buryo bagukubitaho umukwajyo hatari iki gihe birimo biraba no kuki biju counter attack yandese yandi
oya ni mara kuba contract ndavuga ngo urugero bamara gukota umukwaju nta mukwandese hari umukwaju wametwa nakubwiye haruguru wandese hari umukwaju ntoze abakuvuze uko kumvugaho nigese simvuga ku bandi iyo ni showbiz ngenda byemera so ntago abantu bose tukwiriye guhuza ku bitekerezo buri wese yemeye gutanga view ye ukabyumva yego iyo counter attack ni yande nta counter attack wabona bakumenyeho hatari yandeze nayo yandeze nta kibazo hanyuma reka twigarukire none nubwo abavuga bati we nawe ujye umuganizo ko mbwati tuzura cyari umwana mu gakino nakakubwira ati nari naragushatse uburyo wizana muri 18 ariko bakakanya winazemo ku bakunzi bawe bakubona wenda hariya wowe na Jessikizo wenda akurasheho ikintu cy'imisire ukamusanga umukaruma gato umubwira abakunzi bawe bahiye message bagende arasa misire atagira ukomeza kumbwira umutepeti mani mpeti ntabwo uvuga ni mukuru ku giti cye cyangwa ni muto ku giti cye ariko ari mu bantu hajya mfatira umwanya nta kintu yankora utuntu yavuga nyine n'utuntu turawugira ese yagora iki bayigaya n'utugeze n'ugutwika nyine ajya ashimisha abantu nyine none oya ntago ari ukuvunzamukiraho ni umusitari arazwi ntabwo mvuga ko atazwi afite abantu bamukurikira arazwi pe ariko ye nta ntambara ndimo n'uriya mutipe wangu ntazo ngende mu buzima bwanjye ndi living a life yanjye ndi muri haso zanjye icyo mwibutsa cyo ni kimwe turi mu gihugu kigendera ku mategeko iyatanye bamugarura mu murongo naho utundi gutukana kugira ute yikoreye content umusaza narebe aho ni byiza cyane turacyagenda kundi wihangane kugira ngo tunakweye tunagenda hari umunyamakuru ako sindi niba kiri umunyamakuru yitwa Kalisa Bruno Taifa hari byinshi cyane noneho wamukwagisha ko wawemera ko noneho waba wakugezeho kuri Taifa kubera iki senior Taifa Taifa ni senior abana senior umunyamakuru wakoze uyu mwuga mbere yacu ni grand frère mu mwuga nicyo ushaka kumumbazaho reka nkubwire rero Taifa ni umunyamakuru ni yabaye umunyamakuru mwiza agenda nafanaga by the way nanabikubwira ni umukunzi wa Peri yari umunyamakuru ni umukunzi wa Peri ariko by the way anubaka ikanombe nago ushaka kubutabiza anubaka ikanombe yampaye ikiraka cyo kujya muri imicanga urumva rwose anahubaka nanamushimira cyane yabaye kiraka muri kakazi kanye muri kwa guhiga yeme urumva ko nane so icyo muvugaho rero Taifa ibintu bye bijya binyobera rimwe na rimwe nkagira ngo nyine ari muri comedy you get nyine nkagira muri comedy nyine binavuga muri iyi minsi sinkubwiye se kandi na boss wanjye amaye kiraka umve ko ni n'umusinya n'umunyamakuru ngiye mfata mu basinya rwose ariko rimwe na rimwe muri iyi minsi mbona ari muri comedy kuko avuga ibintu nyine ndabibona abantu bamwe barakanabikorereza cyangwa se ko ndabibona nyine nkabibona ariko nkabona si Taifa nkabona siwe pe ubwo yabarinde yaba ari ubimukoresha ari umupeti nyankeka ko mukore umupeti nyankeka witwa Rastaman Rastaman wese Taifa kari umusiniya umuntu uri muri muri Amerika wifite ibiceri bye uyu wageze muri kiriya gihugu bundi uri bize n'ubuzima bwawe wana siniya turatuntu ukeka yuko ibyo wenda agenda basuko we n'abagenzi bawe navango wenda by'imiriro byo mu wenda ushaka mwatangaza nk'amakuru wakaza akajya ku ruhande akafata konte wenda akavuga ati ibi siko bimeze ukeka ko we atari nka Taifa uri murabyikoresha agari Taifa ari mu buzima bwiza bro yibereye US ari mu buzima bwiza it's matter of time azabireka azaga ni ikibazo cy'igihe uramupeta azagira ajya mu kire ku ruhande amubwira ati waranyobeje amutereke ku ruhande tekiza katari wowe Taifa hari ikibazo wowe Taifa mufitanye cyahehe umuntu wampaye akazi twagira ni kiye kibazo nta kibazo ufitanye na Taifa nese ubwivuze Taifa ujye ngo radio ngo ntihemba urumva ibyo bintu ko kari byo ngo n'ibyo binguvuze ngo radio ntihemba ngo hari abantu bagusaba oya reka nkubwire reka nkagire clear Faustin yarantegereje hari muri uriya muzinga w'imodoka yaguze Faustin iminota 2 yonyine ibiri yibare na amasegonda 120
Faustin rero kugura imodoka iyo amaze kugura imodoka nawe ahita yaramaye karifite ariko icyo nshaka kubwira abanyarwanda banamenye radio ya SKFM radio ya Senior Sam Karenzi munyamakuru wa mbere mu Rwanda muri sport nimwe muri radio top 3 mu gihugu ihemba neza none nanabikubwira uyu munsi ishobore kuri imwe muri radio niba atari ya mbere cyangwa ya kabiri ihemba saleri nini ku banyamakuru bayo aho birashoboka